Igitondo cyiza kuri mwese abadukunda kandi abadukurikira mu kiganiro Romate. Uyu munsi n'ubundi dushima Imana ko turamutse amahoro. Kristo akaba ari kumwe natwe, ari kumwe nawe aho uherereye. Abadukunda mwese Imana ibahe umugisha. Umwami wacu Yesu Kristo akomeze kubaneza no kubagirira neza. Turimo turasatira umusozo w'umwaka wa 2022. Umwaka navuga nawo utaraba umwaka mwiza cyane kubera ko n'umwaka n'ubundi wari ukirimo ibibazo bishingiye ku ihungabana ry'ubukungu, covid n'ibindi bitandukanye, cyangwa se buri muntu ku giti cye n'ibyahuriyemo nabyo muri uyu mwaka ntabwo ariko byari byoroshye. Ariko Kristo ni umwami wacu, aradukunda kandi yakomeje kuturinda kandi adufitiye amasezerano y'ibyiza. Reka dusenge dusaba umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo abane natwe muri iri jambo tugiye gusoma. Mwami, turagushima cyane kuri umwami wacu kandi dukunda. Turagushimira ko wabanye natwe muri imyaka itambutse itari yoroshye ukaturinda. Twebwe abagihumeka dukwiye gushima uko nibyo dusaba. Turagushimye mwami, turagushimye kuri umwami wacu kandi dukunda, tugushimiye ubuntu bwawe. Turagushimiye ko urimo tugeza kuri uyu mwaka tuwusoza, kandi tukagushimira ko utahwemye kubana natwe. Turakwinze kugira ngo uturinde, kugira ngo intego z'ubuzima ndetse n'imigambi yawe myiza washyize mu mutima yacu tubashe kwisohoza. Ngwino urinde bashiki bacu, basaza bacu, bakuru bacu, ababyeyi bacu, inshuti zacu, abo waduhamagaranye kugira ngo dukore umurimo wawe mwiza. Utwigishe kandi ukomeze, tubabarire ibyaha byacu n'ibicumuro byacu bya hato na hato. Mana, urinde intambwe z'ibirenge byacu, ibitekerezo byacu bibyigarurire, kugira ngo tugende nawe duciye bugufi kandi turabo kwizerwa nawe. Ubane natwe kandi dushoboze, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Uyu munsi ndifuza gusoma amagambo ari muri Yesaya, ibice byaho bibiri. Ndahera ku murongo waho wa 2 ngeze ku murongo waho wa 4. Aravuga ngo, mu minsi y'imperuka umusozi wubatsweho inzu y'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi, ushyirwe hejuru usumba iyindi, kandi amahanga yose azawushikira. Amahanga menshi azahaguruka avuga ati, nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka, ku nzu y'Imana ya Yakobo, kugira ngo ituyobore inzira zayo tuyigenderemo. Kuko i Siyoni ariho hazava amategeko, i Yerusalemu hagaturuka ijambo ry'Uwiteka. Azacira amahanga imanza, azahana amoko menshi. Inkota zabo bazayicuramo amasuka, n'amacumu bazayacuramo impabuzo. Nta shyanga rizabangurira irindi shyanga inkota, kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana. Haleluya. Uyu munsi nivuze ko tuganira cyane kuri aya magambo, navuga amagambo akomeye, amagambo yerekana umunsi w'Uwiteka n'uburyo abantu bazasa nkaho noneho bahindukiye, bakamenya ukuri, bagatangira no kugenda bashakisha inzira y'ukuri, bashakisha inzira y'ukuri. Aho niho nifuza ko tuganira uyu munsi wa none. Hari igihe abantu banga gufata icyemezo cy'ubuzima hakiri kare, bakanga guhitamo inzira nziza hakiri kare, noneho bagatangira gufata icyemezo cy'ubuzima nyuma, wenda amazi yarenze n'inkombe, niko abantu bakunda kuvuga mu Kinyarwanda. Amazi yarenze inkombe, ibintu bisa nkaho bitagishoboka no kubihindura, ariko abantu bagashaka no kuvuga ngo bya bindi batubwiraga, bya bindi bavugaga, burya ubanza byari ukuri. Tuba ko babonye ahari zahinduye imirishyo, cyangwa se babonye inzira bari barimo bitaga ko ari y'ukuri, ku munota wa nyuma bavumbuye ko iyo nzira atari y'ukuri. Mwene data, ndagira nkubwire ngo ni byiza ko uyu munsi wafata icyemezo cyo gukurikira Kristo, kuko ntawe uzi iminsi ye y'imperuka, ntawe uzi igihe umwami Yesu Kristo azamuhamagarira, ntawe uzi iminsi ye yo gusoza ubuzima bwe ku isi. Niyo mpamvu mahitamo meza wakora nawe wahitamo none uyu munsi yo kumva ijambo ry'Imana. Kristo aravuga ngo uwo munsi abantu bose bazabona ko i Yerusalemu ariho hagomba guturuka amategeko y'Imana. Uwo munsi bazabona ko ariho hagomba guturuka gutabarwa. Uwo munsi ijambo ry'Imana rizaba nkaho ari ryo rigiye kuba noneho umuyoboro. Nubwo abantu benshi bakunda kuryirengagiza, abantu benshi bakunda kuritera umugongo, abantu benshi badariha agaciro ngo baryumve, ariko uwo munsi bazamenya ko Uwiteka ari we Mana. Haleluya. Kandi izi ntambara tubona za buri munsi, ibi bibazo by'ubuzima bwa buri munsi, hari igihe
Kristo azabishyiraho iherezo. Umurongo wa 4 akavuga ngo azacira amahanga imanza, azahana amoko menshi, azahana amoko menshi. Abo ngabo batizera, abo ngabo badaganduka, abo ngabo bahisemo kugendera mu buzima bwo kutizera, ubuzima bw'icyaha, Kristo ngo azahana amoko menshi, azahana amoko menshi. Inkota zizashurwamo impabuza, azashyiraho iherezo ku ntambara, azashyiraho iherezo ku bibazo by'ubuzima abantu bahora bibaza, bivuga se kuki tubabazwa, kuki duhura n'ubukene, kuki duhura n'intambara, kuki duhura n'uburwayi. Kristo ibyo bibazo byose azabishyiraho iherezo. Haleluya, azabishyiraho iherezo. Reka rero twige tuvuge ngo siko bizahora ku bamutegereza, ntabwo bazahora bari mu bibazo by'urudaca bitarangira, ahubwo hari igihe Kristo azaza koko akima, akaba umwami w'amahoro, hanyuma natwe bamwizeye tugatangira kwinjoyinga ubuzima bwo kuba muri Kristo Yesu. Haleluya. Nubwo turabwinjoyinga tukiri mu isi, kuko yarabidusezeranyije ko no mu isi atazaduhana kandi azakomeza kubana natwe, ariko hari igihe akisi katabura tukanamurwa, tukabona twagiye mu byaha, twongeye mu byaha, ariko Kristo hari igihe kimwe azadukomeza koko akaba umwami w'amahoro, tukaba mu kingdom of peace forever, for eternity. Haleluya. Ngo impabuzo ngo amacumu bakacuramo impabuzo, inkota bakacuramo amasuka, inkota bakacuramo amasuka, amacumu bakacuramo impabuzo, kandi ngo nta shyanga rizabangurira irindi inkota. Umwami wacu Yesu nashimwe, umwami wacu Yesu Kristo nashimwe. Rya nkubwire ngo we kurira, we kugira ubwoba, ntabwo tumeze nk'abantu badafite ibyiringiro, badafite iyo bava naho bajya, ntabwo tumeze nk'abantu bashobewe batazi icyo gukora, ntabwo tumeze nk'abantu babuze impamvu yo kubaho. Dufite impamvu yo kubaho, kandi bari zatangiye mubwire ngo ntabwo kuba twahisemo inzira ya Kristo twahisemo nabi, ntabwo twahisemo nabi, ahubwo amahitamo yacu ntabwo arabasha kugaragara abantu bose. Impamvu ijambo ry'Imana tubwira ngo uko tuzaza ntabwo kurerekanwa, ngo niyerekanwa tuzahera ko duse nawe. Bene data, ndagira ngo bakumbuze uwo munsi, maze twese dutere gukora umurimo w'Imana dufite ibyiringiro bizima, tudacogora. Hari abantu bakomeza gucogora ngo imbere nakoreye, impamvu ukora nuko uri muzima, impamvu ukora nuko Kristo yaguhaye imbaraga, impamvu ukora nuko ufite uburyo, impamvu ukora nuko hari umwami waguhamagaye akakubwira ngo mwana wanjye nkorera, ngo uhamagariye kunkorera, yagutoranije mu magana menshi y'abanyabyaha. Niko umwanditsi indirimbo imwe yavuze, yagutoranije mu bantu benshi, arakuzana, arakuyegereza kugira ngo umukorere. Ntabwo uri yagutoranije umurimo wa retirement wo kujya muri pansiyo uvuge ngo nakoreye Imana none ngiye kujya muri pansiyo. Mwami, ndagusabye kugira ngo udushoboze, wongeremo imbaraga mu buzima bwacu. Hari igihe dusa nk'abananiwe, tugasa nk'abacogoye, bityo uyu munsi dutegerezanyije amatsiko twatorewe kuzabamo, tugasanga ntabwo tubayemo à la dernière minute, kubera ko twahisemo nabi, kubera ko umuhamagaro wacu twawujugunye ku bushake. Ndagira ngo abo bantu bose data uhamagaye, abo ngabo uhamagaye, ubongeremo imbaraga, utwongeremo imbaraga, kugira ngo uyu munsi utazawurata, kugira ngo uyu munsi utazaducika, kugira ngo uyu munsi mwiza, umunsi w'umugisha, umunsi wo kubona amahoro aganza mu isi nshya, Mana, twese abuhamagaye tugira umugisha wo kuwubona. Kristo akugiriye neza. Siko bizahora ko ukomeza uri mu bibazo, siko bizahora ukomeza wibaza ibibazo by'urudaca, by'ubukene, by'uburwayi, by'inzara, by'inyota n'ibiki byose bya minerivare. Hari igihe ibyo bibazo byose Kristo azabishyiraho iherezo. Umwami wacu Yesu Kristo atugirire neza. Ntutinye rero, ntugire ubwoba, ntuhangayikishwe n'ubuzima cyane ngo bugutware, ahubwo Satani nakwibesha, mubwire ngo nzi neza ko umucunguzi wanjye ariho, nzi neza ko umwami wanjye ariho, nzi neza ko iyampamagaye itazankoza isoni. Ni koko yaguhamagaye, ntabwo izagukoza isoni. Ntucogore, uracyari umusore, uracyari inkumi, wumva ucogoye, oya ntucogore, ukomeze wikire ibyinjiro byawe muri Kristo. Uri umumama, uri umupapa, ntucogore. Bitagenda neza mu rugo uyu munsi byagenda neza, maze nawe ugategereza nyiza amatsiko menshi uwo munsi w'amahoro, uwo munsi amacumu azacurwa mu masuka, uwo munsi
inkota zizacurwamo impabuzo vice versa, ibintu nk'ibyo, maze hakaba umwami w'amahoro, ntagire ishyanga ribangurira irindi shyanga inkota. Haleluya! uwo munsi mutegerezanyije amatsiko menshi cyane, kandi nawe nibwira ko ari uko, kuko nibwira ko dusangiye ibyo byiringiro. Wowe udafite ibyo byiringiro, ndagusaba kugira ngo nawe ugire ibyo byiringiro by'ubuzima none, today, leo, aujourd'hui. Yesu ashimwe cyane. Umwami wacu Yesu Kristo akomeze kubagirira neza, akomeze kubanezeza, kandi abigishe inzira y'ukuri, inzira yo kumukura no kumukurikira. No mu ntege nke zacu Kristo ashyirwe hejuru, no byitwa dusa nkaho turimo dushidikanya, Kristo yongere atuzamure, atugeze mu byiringiro bizima bidakoza isoni. Ntegerezanyije amatsiko menshi uwo munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko mu gihe tukihumeka, muze tumuramye, muze tumwiringire, muze dukore imirimo yo gukiranuka, muze tubeho mu buryo bugaragaza ukwizera kwacu. Intambara ntabwo zizabura tukiri mu isi, ariko hari igihe intambara, imbunda bazayishongesha bakazikoramo imitako, bakazikoramo ibikoresho bindi bifite umumaro, aho kugira ngo zibemo ibikoresho by'intambara n'amacakubiri n'ibindi bibazo byose by'ubuzima. Kristo twizeye ni umwami w'amahoro. Ntabwo twahisemo nabi, ntabwo dufite ibyiringiro bikoze isoni, ahubwo dufite ibyiringiro bifite imbaraga, kandi isezerano afite ku buzima bwawe azarisohoza uko byagenda kose, aho byanyura hose, inzira byanyuramo yose, Kristo azasohoza icyo yavuze ku buzima bwawe. Ntugire ubwoba rero nkaho umwami akiri mu mva atigeze azuka. Kristo yarazutse, ariho, ni muzima uyu munsi, ariho, kandi yasabwiye abigishwa bati ngiye kubategurira ahanyu, kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Haleluya! kugira ngo aho Kristo ari nawe uzabe. Ntugire ubwoba rero ngo ikibazo kigutera ubwoba, wumva uhangayitse cyane. Haleluya! ndakwinginze kugira ngo wongere ugarure imbaraga mu byiringiro byo gukurikira Kristo, mu byiringiro byo kubona Kristo nk'umwami wawe, kandi uriho ukuvugira mu ijuru. Mfite umuntu umvugira, ni Kristo. Haleluya! ni umukuru w'abatambyi, kandi yitwa Rukundo. Ntabwo yitwa Kajagari, ntabwo yitwa Kavuyo, ntabwo yitwa amazina adashobotse, ahubwo ni umwami w'amahoro, yitwa Rukundo. Arankunda. Niyo mpamvu umuntu ushobora kuvuga mu gitondo, nkabyuka nkavuga ngo uwo mwami reka mvuge ijambo rye muri iki gitondo. Kristo akunezeze, uwo mwami w'amahoro akugirire neza, akugirire ibambe, kandi akongeremo ibyiringiro ukeneye kugira ngo utangire umwaka neza. Reka dusenge. Mwami mwiza, ndagushimye cyane ko uri umukuru w'abatambyi, kandi uri umwami w'urukundo. Uri umutambyi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Ndakwinze kugira muri iki gitondo ayo mahoro asabe mu mitima y'abadukunda, abakurikira Romate, abakunda iki kiganiro, ayo mahoro abasabemo. Dusoza uyu mwaka wa 2022 bana, dukeneye ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Utubabarire ibyo utakoze neza muri aya 12 atambutse, utugirire neza, uduhe imbaraga dukeneye kugira ngo dukomeze gukiranukira by'ukuri, kandi twe kunamuka. Uyu munsi tubize mu biganza byawe rero, ugendane natwe, kandi dushoboreshe kugendana nawe by'ukuri, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ugire umunsi mwiza. Kristo akunezeza muri byose. Ndagukunda. Bye.